Imana iravuze ngo ntutinye, iri kumwe nawe. Iyo izagufata ukuboko kw'iburyo ikubwire ngo witinye ndagutabara, dore abakugisha impaka urabashatse urababuze. Urya muhanzi yaravuze ngo barajya he ku ijuru ritabaye, imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, Mesiya, uri umugabo w'intwari pe. Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya we, Mesiya, uri umugabo w'intwari pe, turabizi. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Yes, Imana ibaho umugisha mwe mudukurikiranye kuri Mwenerekaho TV. Ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana ukomeye no guhimbaza, mbese ni icyumba cy'amasengesho. Imana irambuye ukuboko, imiyaga n'imiraba birahunga. Muri byo bavuze ngo niba ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Niba ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Imana ireba mu nda y'ingumba ikabona ko iyo izabyara. Katwanira ijambo ry'Imana, dusenga Imana. Yesaya, Yesaya, Yesaya 1:1, Yesaya 41. Nezerewe Imana cyane muri uyu mwanya. Nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yamvuzeho, uko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Umwijima utuma tutareba imbere aho tujya, zogera ku cyo yavuze, zogera naho yambwiye. Uko Imana atari umuntu wibeshe, iyo ivuze biraba, ategeka bigakomera. Niyo ifite ijambo rya nyuma kuri wowe. Soma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice naho nababwiye na rimwe umurongo w'10.
umurongo w'icumi n'uturi gusome dukomeze kandi hepfo. Aravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza niko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo no gukiranirwa kwanjye. Haleluya. Ijambo ry'ubuhanuzi. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya mama bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Haleluya. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, ubwire nti witinya ndagutabaye, witinya ndagutabaye. Ndasubiramo Yesaya 41, Yesaya 4 ku murongo w'icumi. Ijambo ry'ubuhanuzi. Aravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ubu ni ubuhanuzi Imana ivuze. N'umugisha ukomeye kumenya ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo no gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Imana ishimwe. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye. Umva ijambo ry'Imana icyo rivuze. Ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe, ntukihebe kuko ni Imana yawe, ntukiganyire. Haleluya. Dore abakugisha impaka bazarimbuka, abakurwanya bazaba nk'ibitariho, uzabashaka ubabure. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Ntutinye mama, ntutinye papa, ntutinye mukuru wanjye, ntutinye mushiki wanjye. Imana iravuze ngo ntutinye, iri kumwe nawe. Iyo izagufata ukuboko kw'iburyo ikubwire ngo witinye ndagutabara. Ariko niwadutaye, niwadusize twenyine, ariko niwadutaye, niwadusize twenyine, wabonye ukuboko kwawe zawe, twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe. Ariko niwadutaye, niwadusize twenyine, ariko niwadutaye, niwadusize twenyine, twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe. Bibiliya iravuze ngo ntutinye. Yesaya arahanuye aravuze ngo ntutinye. Kuko Imana iri kumwe nawe. Niko ijambo rivuze. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Niko Bibiliya ivuze. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware,
niko ijambo ry'Imana rivuze. Ziratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya. Imana iravuze ngo ntutinye kuko iri kumwe nawe, ntukihebe kuko ari Imana yawe. Dore abakurakariye bose bazahugwa n'isoni bamware, bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kandi abagushaka, abakugisha impaka, abagutonganya, abakunegura, uzabashaka ubabone, niko ijambo ry'Imana rivuze. Nukuri nimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu iyo yikoreye, ariko twebwe twatekerejwe yuko akubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha. Yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu. Abababaye bose genda ubabwire Yesu, abageragezwa bamba birimba mu misozi uvuga inkuru yiwe, kuko Yesu ashobora kubakiza. Ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe, ntiwihebe n'Imana yawe, niko Bibiliya ivuze. Iravuze ngo dore abakugisha impaka urabashatse urababuze. Urya muhanzi yaravuze ngo barajya he ku ijuru ritabaye, bari bazi kugiye gukorwa n'isoni. Barajya he ku ijuru ritabaye, bose babireba, bose babireba. Uzashima Imana, bose babireba. Uzayiha impundu, bose babireba. Uzavuza impundu, bose babireba. Uzabyara uheke, bose babireba. Uziga amashuri neza, bose babireba. Ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe, niko ijambo rivuze. Ntukihebe kuko ni Imana yawe. Wumvaga wari ucitse intege, oya, garuka mu buntu bw'Imana. Abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, n'ijambo ry'ubuhanuzi. Kandi abakugisha impaka uzabashaka ubabure, abagutonganya bazahinduka ubusa, kuko Imana ivuze ngo iragutabaye, niko Imana ivuze. Izerere muri iri jambo dusenge Imana. Wowe unkurikiye kuri iyi channel, Imana iragutabaye, niko Imana ivuze. Kandi abakugisha impaka bazarimbuka, bazaba ubusa, abagutonganya babandi. Ibyakozwe n'intumwa 28 ku murongo wa 6 aravuga ngo babandi bamara umwanya munini bategereje ko yapfa akindutse, ko yabyimbirwa, baraheba. Babonye bitabaye baravuga ngo wa muntu ni Imana. Abantu bagiye guhindura amagambo, bagiye guhindura imvugo, bahindura ibitekerezo, bavuge ngo ni Imana. Dusenge Imana. Turagushimiye kuri Imana, uri Imana idahemuka, ntabwo ubesha. Ijambo wavuze uzaririnda. Ijambo wivugiye uririnda ibihe n'ibihe, uririndisha ubuhiri kugira ngo uzarisohoze.
uravuze ngo nere gutinya, uravuze ngo ntidutinye. Abaturakariye bazakorwa n'isoni bamware, abatugisha impaka tuzababura, bazarimbuka, bazarimbuka babe nk'ibitariho. Shigikira uyu muntu dukurikiranye, shigikira uyu muntu tureba mu izina rya Yesu. Inkunga y'Imana ize kuri bo, ineza y'Imana ibomeho. Ukwiriye amashyi n'impundu, ukwiriye gupfukamirwa, ukwiriye gutaramirwa, nta wundi muhwanye. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibibuke, Imana ibiteho. Ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago hari uwavuze ngo amarira urira, urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana, urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ufite none nibwo buhamya bw'ejo. Ubukode ubamo none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Soje nkubwira ngo ubwo buzima bupfuye amaso urimo uyu munsi nibwo buhamya bwawe bw'ejo, n'ishimwe ryawe ry'ejo. Imana iravuze ngo ntutinye, ntukuke umutima, haracyari ibyiringiro ko igiti naho cyatemwa kizongera kigashibuka kikagira amashami nka ya mbere y'ibitontome. Ugire kwizera, Imana iguteza intambwe, kandi gukomera kwawe uzakomeza n'abandi. Imana iguha umugisha. Wibuke gusangiza iri jambo ry'Imana, igitaramo abandi, ukoreshe ya ukande like, subscribe, tujye tubana. Imana ibaha umugisha. Ni Evangeliste Mbabazi, mugubwe neza. Amen, amen, amen.